Rwanda ruhanze amaso kugabanya igiciro gihanitse n'ingano y'ibiryo by'amatungo. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda Dr Ndabamenye Tresphore yavuze ko mu guteza imbere ubworozi mu Rwanda hakenewe kuzamura ingano y'ibiryo by'amatungo bikorerwa mu Rwanda kandi bikazagira uruhare mu kugabanya ibiciro byabyo n'ingano y'ibitumizwa mu mahanga. Yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abasenateri kwa 19 Mutarama 2026 agaruka ku iterambere ry'uru rwego rw'ubworozi mu Rwanda. Guverinoma ikomeje gushyira imbaraga mu guteza imbere ubworozi burimo ubw'inka, amatungo magufi n'ubworozi bw'amafi hagamijwe kongera umusaruro wabwo. Aborozi rero bafashwa kubona icyororo kivuguruye, by'umwihariko rero mu bworozi bw'inka ahashyizwe imbaraga ni mu kongera umubare w'inka z'icyororo kivuguruye zitanga umukamo n'inyama. Mu kwihutisha ikwirakwizwa ry'icyo cyororo rero kivuguruye, guverinoma irateganya gutangiza umushinga w'ikoranabuhanga mu bworozi uzatuma inka ishobora kubyara binyuze mu kororokera mu zindi, icyo bita embryo transfer. Biteganyijwe rero kandi ko umusaruro w'amafi uziyongera ukagera kuri toni 77,000 mu mwaka w'ibihumbi 2029 uvuye kuri toni 52 wariho mu mwaka wa 2025. Umusaruro w'amagi wo ukazava kuri toni 17,000 mu mwaka wa 2024 ukagera kuri toni 21,000. Minisitiri Dr Ndabamenye yagaragaje ko uko uzamura umubare w'amatungo bigomba kujyana no kongera ibyarya kandi n'ikiguzi cyabyo kikagabanyuka. Yavuze ko kandi rero uko bituruka hanze biba byavuye kure bishobora kujya bizamura ibiciro kuko haba hajemo igiciro cy'urugendo n'ibindi, bigatuma rero bigera hano bihenze, aborozi ntibabashe kubibona ku giciro bumva bifuza kijyanye n'ubushobozi bwabo. Yavuze ko mu Rwanda hasanzwe hari inganda zikora ibiryo by'amatungo ariko usanga zikora bitajyanye n'ubushobozi zifite, bityo ko rero zikwiye kubakirwa ubushobozi zigatanga umusaruro ukenewe. Yakomeje avuga ko mu gihe inganda zakubakirwa ubushobozi ku buryo zakoresha nibura ubushobozi bwazo ku kigero cya 80% cyangwa 90% byatanga umusaruro. Yagaragaje ko habaye hari ububiko hirya no hino mu gihugu bijya kunyuzwa mu nganda ngo bitunganywemo ibiryo by'amatungo nabyo byafasha. Ubusanzwe mu gutunganya ibiryo by'amatungo bikozwe mu nganda hifashishwa ibisigazwa bituruka mu nganda rero zitunganya ibigori, soya n'ibisheke ndetse n'ibindi. U Rwanda rwifuza ko ibyo bisigazwa byajya rero bibikwa neza bikagurishirizwa mu Rwanda kuko hari ubwo usanga bijyanwa n'inganda zo mu mahanga, igihugu kikazagura ibiryo by'amatungo bigihenze. Imibare ya Minagri yerekana ko ibisigazwa bikomoka mu bigori byanganaga na toni 38,044 mu 2024 ariko bizagera kuri toni 70,560 mu 2029. Ibituruka ku muceri bingana na toni 859,516 bikazagera rero kuri toni 1,000,000 mu 2029, mu gihe ibituruka ku nganda zikora isukari bingana na toni 2,726 bikazagera kuri toni 2,798. Senateri Uwera Pelagie na Senateri Dr Nyinawamwiza Letitia bagaragaje ko ikibazo gikomeje guhangayikisha cyane gishingiye ku buziranenge bw'ibiribwa by'amatungo kandi ko gikwiye kwitabwaho. Abasenateri bagaragaje ko bagiye gusura abaturage bafite ishusho ya nyayo ku bworozi mu Rwanda.